kandi urabizi nabona nakwinuba so wihangayika nta kibazo mfite nzabikora nkuko nabikwijeje. Gushimira. No, ushatse ngamoje Amasaha yagiye. wabyutse Nabyutse. Niba ugeze aho kuri kaburimbo wowe manuka nugera hepfo uhita ukatira iburyo uransanga ahantu mpagaze ku muhanda bakubona uko bimeze basa wateguye. Mbese bite? Sawa. Mbese neza? Karibu rwose. Karibu. Sa neza. Karibu cyane. Inshuti bawe se batashye? Yego mvuye kubaherekeza nta kibazo. None se Jesse bara bose murigana? Yego turigana. Amakuru umeze ute? Sha Edi meze neza. Sha nari ngukumbuye. Umva ntabwo wandusha. Shabazi ko nakuze kuri telefone. Shuwase? Nukuri. Yawe. Pole. Nyine hari abantu benshi bambwira ngo barambuze banza bashobora ko bamba muri quartier itagira network. Ko abantu benshi bahora babimbwira ibyo bintu. Byaba byiza no kuruhavuye. Siko muragira ngo hari ikindi kibazo wahuye nacyo. Yego. Mama gaye inshuro zingahe? Narabaye byatangije eshanu. Pole. Musirimu tutunze tukubereye kubi. Twize. Shobora koze. Ni twiza cyane. Dushaka kuba tunahenze ariko. Cyane nubibona se matora shining. Bye. Meze neza. Birute se? Nanjye meze watinze. Ego sinabona tinze. Cyane. Umunsi byagenze bite? Umunsi byabaye bibi cyane. Shankunda abantu basirimu nkawe. Sha ntabwo nakurusha ukuntu ukeye. Reka Byatanye. cyangwa urimo kungira. Ahubwo izi nete zatumye nakureba neza. Nicyo cyabura gubundi. Cyane rwose. Ahubwo nanjye reka nayambareho ndiwe ko nacya nkawe. Ureba? Nakeye? Rega abahanzi ntabwo twisondeka. Urebe ukuntu bikubereye. Bikubereye kubi. Okay, mesi. Ahubwo ni ukuzaduhaha we. Byataje. Ariko si Edi. Ubwo duherukana ko naherutse ugenda uri kuvugira kuri telefone umuntu wari ugiye kureba byari ubuhoro kirya gihe rero nyine urabizi abahanzi ntabwo twiburiye hari umusirimu nyine nari nacurangiye mu gapati ke aha ukoze hasi unyibutiwe iki se kandi ntabwo wibuka ibyo wansezeranije kugucurangira se nuko wabimenye ese iriya mbona se gitare wazanye iriya niyo
sharaje ufite uncurangira maze urabishaka byatari reka nze mbikore tangira ukore mu miryango Icare umbwire uko byakugendekeye uyu munsi. ize ntibyakozemo n'imvune Yego se? Byagenze bite se? naho ubundi se abahanzi ntabwo tujya twiburira ubu mba nakagendanye ntabwo tujya tubura ibiraka buriya ugiye kuririmba akaye karirimba ariko niba mfite amatsiko amatwi nyine ukuri ko wihusize ubizi se bya bindi nyine by'akazi Wongera uratsindwa se? cyagutangaza no kuri lisite noneho sinisanze Byagenze bite urwo? ntabwo mbizi uko byagenze Ihangane ariko nta kibazo n'ubundi se ko akazi ngafite ntabwo nose njye nzagumana nta kazi mfite aho gafite ndagukunda umutima wawe umuhero sukungana umenye kagukunda umurinde kubabara ndagukunda urumva bimeze bite umva birimo byaratari nanjye nasanze nyizi yego urumva se nagufashaga kari muragakunda ariko umva muragatwa aho sina turongeye turahuye cyane amakuru ni meza umeze neza kabisa ubu uri guturuka he hari ababebi twigana nari nagiye gusura nyine niho mvuye ewana nanjye hari umutipe mvuye gusura hano hirya tu gitari se gitari se genda yigendana kabisa nturizi ko ndi umunyamuziki se cyageze kutari uyifitera cyagiye nari naje kwica nyine icyaka nawe barabiboneza ko n'utubazo twandenze ntuzishire ubundi uhangayikishijwe n'iki koko kakazi ngafite kandi igihe nikigera nawe uzakabona ukomeze kwistressa cyane ndabona guhura kwacu biri gutungurana wabibonye nawe biri kudutungura kabisa gusa buriya ntawe wamenya wasanga hari akantu ariko namba yanjye wanze warayihunitse utaramamagara na rimwe oya ntabwo ariyo mpamvu cyangwa shaka nta mayinite urumva ukuntu hano hantu hari amafu ni heza byatari hano hantu bafite ahantu heza ho kwicara mu nka nanjye ahantu nakunze maze nafiringa we kabisa amasomo se biragenda na za modire zo muri kaminuza biragenda urabona uri kubitsinda ndagerageza hasi ubundi wakirirwa muri modire no kuruhuka buriya biba bikenewe niyo mpamvu nanjye nagutekerejeho nyine twicare tuganire werukana cya gihe amabesuka uncika yego sheri iyo umuntu uri kuvunika wenyine
mu nshingano z'urugo nanjye ngomba kuba ngufasha bintera ikibazo. Iki kibazo ufite Icyo mfite gusa. ese ntubizi ko twasezeranye kubana mu bibi no mu byiza, kandi urabizi ntabona nakwinuba, so wihangayika, nta kibazo mfite, nzabikora nk'uko nabikwijeje. Urakoze. Gushimira. noneho ushatse ngamuje gusa nyine wakoze kuntekerezaho cyagiye nyine twahuye bwari bwije buri umwe ari muze. cyakufite se ndaje ese nibyo uretse gucuranga mu buzima busanzwe ubundi ukora iki? ndi umuhanzi bisanzwe nyine ndacuranga. sinakubwiye ko nagiye gutwikira iwanyu kayonza cyagiye ako buriya na za Kigali baranzi n'uturere duke ntarageramo buriya. nibyo se cyane noneho ndi kumenyana n'umusitari, ahubwo mu minsi iri imbere nzagutwikira nawe. uri kwikina ariko Magaria Jessie azana mubwira. Resi, wi biri hano muri salo bakubwira. ego narinje Icara aho ngaho. ariko nawe banza uzi kuganira neza. nibyo se anyway gusa nyine ntabwo mba ndimo kwikina. ndi umunyamuziki kandi nkorera show ahantu hatandukanye. iminsi iri imbere ni ukuzagutumira nawe. maze courage ni byiza. murakoze. nanjye ibintu by'imiziki njya mbikundamo ntabwo ari cyane ariko nzagufasha kubikumenya. hari icyo bitwaye ntari Husina rero nafashe kano kanya ngo tuganire. nabizi cyagiye wancitse nyine gutyo, ariko nyine nifuza ko nyine waba ufite tukamenyana nyine bihagije. nibyo mwifuzaho ubu muri aka kanya. nta kibazo urabyemera? murakoze. Ese Jessie, ko wari waheze ari inyuma wari uri mu duki? nari ndi gutegura amafunguro. Siko Keita ejo bundi azaza kudusura. n'igihe amaze atadusura kuko Azaza rero. reka tumutegereze turebe. kansubire mu gikoni njye kureba uko bimeze. Bitunganye vuba n'amasaha yari yagiye. Ego. ariko hari ikindi kintu nashaka kugusaba.